cyazo kabiri n'izina ry'Imana ndakubwiza ukuri ko nazongera kwita baribu bambwira ngo navuze umuhanzi wambwa nzajya mbireka nzajya niryamira bansanga iwanjye mu rugo baze banyambika mapingu mu modokari yabo nayo nyirjyemo umunyenga banjyane bankoresha ibyo bashaka. Hey hi mwaramutse tudatinze ni kuri Jihad ndetse nafata ku mavuta abanyarwanda ba kera bari abahanga pe baravuze ngo ibikundanye birajyana pe ariko gake gake ngenda mbibona uzi ko bijyana koko. Ubu Jihad tayari yamaze kugera imageragere aho mushuti we inshuti yakadasohoka bari bahuje itangazamakuru bakoraga ibiganiro bijya kumera bimwe nawe ariho amaze iminsi. Ariko mu kiganiro gishize mperutse gukora video yashize mwajyaho mukayireba, uyu Jihad yifurizwaga gufungwa ngire ngo nabyo bishyizeho. Ubwo umwe mu banyamakuru yavuze ati hakorwa iki kugira ngo Jihad ajye imageragere. Waravuga ati nimba ubutabera bw'u Rwanda bukora kandi bukora neza nuko Jihad yajya imageragere. Uwo munyamakuru yasize avuze n'imyaka yifuza, we yaravuze ati byaba byiza kurutaho akubise y'imyaka 3. Wakubwira ko uyu ahamaze imyaka 3 aribwo byibuze byaba bibaye byiza kurutaho, nibwo nyine byaba biryoshye. Ngiye niko we abivuga. Ariko se nkibaza koko Jihad wenda reka tubyemere uko biri kose ntabuze ibyo yabangamyemo, kuko twemerera urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kandi tukemera ubutabera bw'u Rwanda buryo kugira ngo umuntu agere hariya byange bikunde baba bagira ngo bamugorore mu kuntu. Ariko se nkibaza Jihad yari yararengereye kugeza ubwo umuntu agira gutya ati hamama imyaka 3 nibyo byiza, ati cyaba cyiza no kuba kujyana bakagukubitamo imyaka 3 umuntu w'umugabo uzigereza icyari cyo. Okay, ibyo reka twe kubitindaho uko babibyifuje niko ariyo. Akayasanze inshuti yakadasohoka afata ku mavuta bafatanyaga kwibasira abantu mu buryo bugiye butandukanye. Ubu nyine tayari bongeye barahura, ariyo mpamvu ntangiye mbabwira ngo ibikundanye birajyana pe. Uzi ko bimaze kugaragara ko ibikundanye koko bijyana. Biragaragara ko ibikundanye bijyana. Fata ku mavuta rero we kubatamuzi gusa icyo mpamya cyo fata ku mavuta we yazize icyo yagombaga kuzira, ariko kandi kugeza ubu nawe bimaze kugaragara ko yari victime. Uyu fata ku mavuta yageze gutya aragurwa nk'uko bivugwa. Bamwe mu bahanzi baramugura ngo abavuge neza abandi abavuge nabi sha. Mana nyagasani reka mbabwire, waravuga koko ngo utazi ubwenge ashima ubwe. Uriya fata ku mavuta, uyifata ku mavuta yageze gutyo yibasira umuryango yibasiye The Ben nyirizina, arenga kuri The Ben yibasira urugo rwe, ndavuga yibasira umugore we. Ariko se tuganire, umuntu ujya kuvuga akavuga na Pamela, icyo kintu uracyumva? Ibaze nawe umuntu ujya kuvuga akavuga na Pamela, sinzi nimba wumva icyo kintu. Ariko yaramuvugaga pe, murabizi ko ari we muntu wasakaje ko Pamela ngo atabyara. Mana nyagasani, ibyo byose nshaka kubigarukaho. Icyo nshaka kuvuga, yibasiriye The Ben, yibasira urugo rwe, yibasira umuryango we, ababyeyi be, bashiki be, ararengera. Bikavugwa ko yari yarishyuwe n'uwitwa Bruce Melody ndetse na timu ye, kuko icyo gihe yibasira The Ben yari yaribasiriye timu yose muri rusange. Timu ya The Ben, management yiwe, uwari wese ukora na The Ben, fata ku mavuta yaramwibasiriye kandi ararengera. Fata ku mavuta we nge navuga kuko biri kose yagombaga kugororwa, kuko kuvuga ngo warishyuwe ntabwo biguha uburenganzira bwo kurengera. Sava vuga abo bahanze mu bihuje muzi nuko kwishyura, ariko uravuga nka mama wa The Ben koko pasiteri, mama pasiteri, uravuga nka Pamela wibereye hariya mutagatifu w'Imana, uravuga kuri Luna umwana utari wavuka. Mu by'ukuri yararengeraga. Nicyo kintu nshobora guhagarara nanjye nkahamya uyu nguyu yararengeraga. Niko nyine
leta y'u Rwanda yakoze icyo igomba gukora, ababishinzwe bakoze icyo bagomba gukora, bamugorora, kandi koko ntekereza ko ari kugororwa bitewe n'ibyo yagiye atangaza. Ataramutse ahawe imbabazi hari byinshi leta ahindura mu itangazamakuru ryiwe. Hakazaho jihadi, muponyonyo, abashu, mupotiti. Ariko rero njye kugeza ubu jihadi nimba ari uko ntari nkikurikirana ibiganiro bye cyane, njye ntabwo nari nkibikurikirana bitewe n'uko numvaga ko nta content birimo. Sinzi nimba yaragiraga kwibasira cyane. Icyo nahamya cyo ni uko yatangaga show ku bakunzi b'imyidagaduro, yatangaga vibe, yatangaga ibyishimo, ariko kandi ikibi ni uko byari ibyishimo byibasira imitima ya bamwe. Burya nubwo twebwe tubona bavuga tugafana tukishima, ariko mu by'ukuri hari ababa bibabariramo pe. Kandi jihadi yarabavugaga. Jihadi icyo nahamya cyo yabaga bafiteho amakuru yimbitse. Burya gukora ikintu mu rwihisho wajya kubona hariho umuntu ukizi, ibyo biba ari danje. Jihadi we niko yabigenzaga, bikorerwe mu bwihisho birorere, amakuru yabo yarazaga akayadarapo umugani we. Yego, ubwo rero jihadi nk'uko mwatangiye mwumva iriya videwo, n'igihe fata ku mavuta amwe agati fata muri runo rutwe, nkubita muri runo rutwe kuko ibintu ngiye kuvuga mfasha ntabivuga, mfasha navuga ariko n'ubundi ngiye kubivuga. Ahubwo jihadi umunyabwenge aramubwira ati bivuge bipfa kuba bitagize icyaha. Fata ku mavuta ararangije ariyemeye ati njyewe ribu nimpamagara sinzongera kuyitaba, sinzongera kwitaba ribu ngo navuze umuhanzi. Ariko tuganira abashu, umugani wa jihadi, urinde uvuga ngo ntabwo uzongera kwitaba urwego rw'igihugu n'amashuri wize n'amashuri yabo. Urumva icyo kintu gishoboka? Kuvuga ngo umuntu ngo ribu nimuhamagara ntabwo azongera kuyitaba, urinde uri iki? Ngo bazaze banyifatire mu rugo n'imodoka yabo ngende nyiryamo umunyenga. Warabahamagaraga n'abari tayari cyane. Yagize gutya rwose, ribu irazira kwifatira nk'uko wabyifuje. Ntabwo bigeze bashaka kumuhamagara wapi, ntabwo bigeze bamuhamagara, ahubwo icyo bakoze bagiye kumwifatira nk'uko yabyifuje. Ariko ari we burya yari yanarengereye pe. Buri urakarengera ku bantu mubana muri showbiz, urakarengera ku bantu musanzwe mubibanamo, ariko iyo ushatse kurengera ku bagukuriye, ku bakuyobora, uba urengereye kandi bakunyuza akanyafu ukunda, umugani wa muhanzi wiwe. Nicyo cyabaye rero kuri fata ku mavuta, ari kunyuzwa akanyafu ukunda, arimo arakurikiranwa, arimo aragororwa na jihadi. Rero yamusanzeyo, gusa jihadi we nta byinshi navuga kuko ibiganiro byose nari nkibikurikirana, ariko icyo mpamya cyo ababishinzwe ntekereza yuko bahisemo icyiza kuruta ikindi kandi gifitiye sosiyete akamaro. Mwakoze kubana natwe rero, navuga ko jihadi tayari bamaze kumumanura, yasanze inshuti ye fata ku mavuta. Nimba barakomeza gutanga ibyishimo muri gereza kuba bikeneye, uko biri kose tuzajya tugenda tumenya what is the next. Jihadi rero icyo mpamya cy'abakobwa yarabadarapye mana. Twabwiye ngo Imana iborohereze, hariya no si heza, ntabwo ari hano wakwifuriza undi uwo ari we wese, ntabwo ari heza pe, ntabwo ari heza. Ukumbura igihugu kandi ukirimo, ukumbura abantu kandi uri kumwe nabo, mbese uba uri mu buzima utahisemo. Sinavuga ngo ni mu buzima bubi, oya, kuko ababurimo bariho kandi ntacyo babaye, ahubwo kuba mu buzima utahisemo, ako ngako ndumva ariko kabi. Nicyo cyabaye kuri jihadi rero. Twavuga ngo Imana imworohereze. Yego, Imana iborohereze. Nafata ku mavuta tunambwira ngo azamuhobere, birumvikana. Namwe mwakoze kubana natwe, aha ni kuri Nelia TV1 rero. Ndagushimiye wowe wakoze subscribe, nawe utarayikoze wayikanda, mu by'ukuri ntacyo bitwaye pe. Kanda subscribe ubundi twibanire mu biganiro bigenda bica hano kuri iyi channel Nelia TV1. Ikindi kandi kanda like, usige comment mukundwa, ngaho siga comment. Ariko kandi utarakora subscribe, ngaho nayo yikore. Reka nsoze mbavuga ngo ndabakunda cyane. Imana y'amahoro ibishimira iteka, urukundo rw'Imana ruganze mu buzima bwanyu, kandi nabifuriza ngo Imana idufashe twese dusoze uyu mwaka turi bazima, tuzatangire n'undi
turi bazima. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde, duhuriye muri komenti.